Duherukana ubwo Teta na GAEL bafunguraga umuryango maze bareba umuntu wari ukomanze bagasanga ari Chantal, bahita bikanga. Chantal ahita babaza ati ko mutunguwe se? Niko Teta, ntago nari nzi yuko uri hano. Nyine GAEL, ntutungurwe no kuba nyine nzi izina rya Teta, ahubwo nababazane se ntago umuma karibu. GAEL ati ushaka iki? Chantal ati nari nje kukureba. Teta ati uje kureba GAEL se aya masaha? Ni iki umushakira se utari kurindira ngo uzakimubwire ejo? Cyangwa ntabwo ari kumubwirira kuri telefone? Chantal ati bari bambwiye ngo nyine yaritse akazi, none nyine nari nyuze hano mvuye hariya haruguru, ndavuga nti reka nze mubaze niba rwose namufasha gushaka kandi kazi. Teta ati ninde wakubwiye yuko yasezeye akazi ke se? Ubwo Chantal ati nyine nuko nari ngiye kuvugana na Papariza, nuko maze mbajije GAEL ahantu ari bambwira yuko nawe uhari. Teta nyine wikibaza ibibazo byinshi. Ubwo Teta ati okay, nimuvugane nyine unamurangira ako kazi. Sheri nakireka mbe nsubiye kwiryamira. Teta ubwo yahise asubira mu nzu. Nyagasani ubwo Teta amaze gusubira mu nzu, Chantal abwira GAEL ati GAEL, nshaka yuko tuvugana, ngwino tuvuganire hirya cyangwa se Teta twumve. Ubwo bahise begera hirya, maze GAEL ati ese urambaza iki? Chantal ati GAEL, narakwishyuye, ntegereza yuko uza kundeba ndaheba, nyuma numva ko wagiye mu cyaro, none wagarutse ariko ntabwo waje gukora akazi kawe. Urumva utanshaka amahane koko? Ubwo GAEL ati ese ko nakubwiye ko kari akazi ngiye ntako nshaka, wambabariye ko ukama amahoro? Ni ukubera icyo abantu mukunda kubangama? Washatse undi muntu koko ugukorera kari akazi kawe ngiye ukandeka? Chantal ati nakubwiye ko ngiye nta wundi muntu nshaka uretse wowe. Ubwo GAEL ati se ngiye uranshaka mu biki? Sinshaka rwose guca inyuma umukunzi wanjye. Chantal ati ntago ari ukumuca inyuma, kari ni akazi, ikindi kandi rwose ntago azabimenya ko bari ko rwose biri hagati yanjye nawe na Mama Liza. GAEL ati ese ubundi ninjye kamara? Ni iki mfite abandi badafite? Wazengurutse igihugu cyose ujya no hanze yacyo usanga ari ngiye kamara? Oya rwose mbwiza ukuri Chantal, wabuze undi musore wakumara iryo rari ryawe ufite? Ndakwiyamye rwose, nongere mbisubiremo ngo ndakwiyamye pe. Sinkeneye ako kazi kawe, sinanagukeneye rwose mu buzima bwanjye wa muntu we. Chantal ati ugomba kubikora ku bwa Teta rero. Numvise ngo na mama wawe erega yaje nanga i Kigali, ni byiza ko bose rwose bandi hafi. GAEL, erega nta gikomeye kirimo, nta kintu rwose ndimo ndagusaba gikomeye, kubera yuko ndabona rwose waremereje ibintu kandi rwose nta kintu kigoye kirimo. Rero ngo haye umunsi weje gusa nutaza gukora akazi kawe uzicuza. GAEL ati ese ubwo wabuze ibintu uri gukora ko bihanirwa n'amategeko? Ni gute utera umuntu ubwoba kugira ngo akore ibyo ushaka? Chantal ati amahitamo na yawe GAEL, ukora icyo ushaka rwose nta kibazo, nanjye nzakora icyo nshaka, kandi rwose nta bintu byinshi cyane ndimo ndavugana nawe, ndizere yuko message yatambutse. Tuzabona nejo, kandi nunyicira gahunda ngiye uzambana wa musore we. Nyagasani Chantal ahita agenda. Ubwo GAEL asubira mu nzu acitse intege, maze atagenda aricara, nuko Teta ati bigenze gute se ko mbona ugarutse uhindutse? GAEL ati nyine Teta, ndabona kuba muri uyu mujyi rwose bizagorana pe. Iyo mbimenya nari kwigumira mu cyaro, sinzigire nongera kugaruka intanga y'i Kigali, ariko ndebera ndimo kwisanga mu bibazo ngiye nafitiye ibisubizo. Teta ati hari ikibazo se kandi cyabayeho? GAEL atahari wenda nyine igihe si iki ngiki cyo kuba nabikubwira rwose Teta. Teta toke nga nyine tuza, ureke guhangayika, ubwo nyine uzambwira igihe nikigera, ariko nyine gutekereza ku bibazo ni ibintu bibi cyane, byirengagize, kandi buri kintu cyose gifite intangiriro kikaba gifite n'iherezo. Ubwo GAEL ati Teta basi rwose ujye umbabarira wirinde, kubera yuko rwose ushobora gutungurwa ugasanga nyine hari ikintu kikubayeho, kandi yagize ikintu kikubaho rwose byaba ari amakosa yanjye, kuko ni ngiye wakuzanye n'ahangaha. Ubwo Teta ati nyine bibi ntabwo biteguza pe, binabaye ntabwo yaba ari amakosa yawe rwose GAEL. GAEL ati basi nyine ujye wirinda uko ushoboye sibyo? Teta ati yego. GAEL ati nyine mu by'ukuri Teta, sinifuza nyine kuzibona nakubuze. Teta ati reka kuvuga amagambo nk'ayo ngo rwose GAEL, ntabwo uzambura kubera yuko nzahora ndahantu uri, urabizi yuko ngukunda cyane. GAEL ati nanjye ndagukunda cyane Teta.
ubwo bwarakiye maze mu gitondo cya kare Chantal yazindukiye kwa Liza mu rugo. Ubwo umugore aragenda yicara ku irembo maze mama Liza araza. Mama Liza akibona Chantal ati bite se mada ko wanzindukiye ni amahoro? Nta nubwo ugize utekereza yuko naba nkiryamye? Ibaza umugabo wanjye akubonye hano aya masaha, ngufashe iki se? Ubwo Chantal aramubaza ati se mada ko numva unyibwirishwa nabi? Mama Liza ati erega nawe wazindutse cyane rwose nk'umwaku, uzi ko wagira ngo uje kunyishyuza? Chantal ati ngiye rwose narambiwe pe, uriya muhungu wawe rwose arimo kunesha umutwe, kandi ngiye nindakara ndasa gukora ibyo natekerezaga. Nyagasani. Mama Liza ati umuhungu wanjye wese ko nta muhungu ngiye ngira uba mu Rwanda? Chantal ati ndimo ndavuga GAEL. Mama Liza ati none se ntabwo waraye ugiye kumuvugisha? Chantal aramusubiza ati nyine namuvugishije ariko nyine akomeje kwanga. Mama Liza ati none se koko uragira ngo ngufashe iki? Ngiye naguhuje nawe, igisigaye nyine ni ukwirwariza akemera cyangwa se akabyanga, ibindi ngiye ntabwo bindeba. Chantal ati koko se naba se naragwaye amafaranga y'iki? Nagwaye amafaranga kugira ngo umuze nawe ankorera akazi, hanyuma rero nagira ngo mubaze ko yanze gukora akazi, ubwo urumva byarangira gutyo? Mama Liza ati nese uragira ngo ngiye ngufashe iki? Chantal ati nyine nagira ngo umenyeshe yuko ngiye gushaka ikintu nkorera TETA ndetse na mama wa GAEL kugira ngo GAEL yemere. Nyagasani. Mama Liza ati ariko ubundi abantu mugira igihe kibazo koko, ni kuki mushaka kuvanga akazi n'umuryango? Kuba GAEL yakanga gukora akazi ntabwo bisobanuye kubabaza TETA cyangwa nyina. Ubwo Chantal ati nese ni gute GAEL yanga gukora akazi nyine kanjye? Ubwo Mama Liza tumva ngubwire rwose wa mugore we, ngereka ngushakira undi musore, ubundi GAEL umureke n'amafaranga rwose wamuhaye ndayagusubiza. Chantal ati ngiye nta wundi muntu nshaka utari GAEL. Nyagasani. Mama Liza ati nukuri rwose Chantal mbabarira, ntushake kunesha umutwe pe, ubundi wakorose GAEL koko nindi? Icyambere si uko ukorerwa ibyo ushaka hari ikindi? Chantal ati nshaka nyine kubikorerwa na GAEL. Mama Liza aramusubiza ati none se nyine katabishaka uragira ngo bigende gute? Ubundi ko numva ushishikajwe no kumwanduza sida bimeze bite? Ubwo Chantal aramubaza ati ibyo se bivuze kugira ngo nyibutse yuko nyirwaye? Mama Liza ati ngiye rwose mubona warabyibagiwe rega, ubundi ninjye wabaye injiji rwose mukwereka. Ese Chantal waretse kwigira nk'umwana kuko ukareka GAEL? Sinagushakira undi muntu koko? Erega ngiye mfite impungenge z'uko wamwanduza sida, kandi rwose sinazabyibabarira pe. GAEL yaranyizeraga cyane, none naramutengushye muzana muri bino bintu. Ibaze rero aramutse amenye yuko nabahuje mbizi yuko urwaye sida. Fasha nukuri nk'uwifasha pe, basi umureke. Chantal ati ntabwo byakunda. Mama Liza ati ntugerageze guhangana nanjye wa mugore we, udahangana nanjye. Ubwo Chantal ati guhangana se hari ikibazo? Uri umugore nanjye nkaba undi mugore, rero ngiye sintinya guhangana. Ubwire GAEL aze, kandi nataza rwose mwitegure kumva umuntu wapfuye cyangwa se uri mu bitaro, kandi ngendagiye nta kindi kintu rwose mvugana nawe. Nyagasani. Ubwo Chantal ahita agenda. Ubwo nta kindi cyabaye Mama Liza yarahagurutse maze agiye kugenda abona Liza yari ahari. Akimukubita amaso ahita atungurwa cyane maze ati Liza wari uhari se kuva ryari? Wari urimo kumviriza? Liza ati nese hari amabanga adasanzwe mufitanye n'uriya mugore? Mama Liza ati wapi nayo, ariko nyine kumviriza ntago ari byiza. Liza ati mama nibwo ngiye nyikumenya pe, ntabwo nari nzi yuko uri uwo muntu n'ukuri. GAEL yambwiye ukuntu uri umuntu mubi ndamuhakanya, ariko yanga kugira ikindi kintu rwose akumbwiraho ngo ataduteranya, ariko ndabyiyumviye pe, uri umuntu mubi cyane mama. Mama Liza ati ngwiki wumvise iki se Liza? Liza ati ucuruza abasore, none na GAEL kuko abimwinjijemo mama, umugurisha kuri uriya mugore kandi arwaye sida unabizi. Nyagasani. Ubwo Mama Liza yahise abura ikintu avuga, maze Liza ati numvise nabi se? Ubwo Mama Liza arimo kudagadwa ati Liza reka ngusobanurire. Liza aramubaza ati uransobanurira se unsobanurira ibiki? Banza unsubize, ibyo numvise nibyo cyangwa sibyo? Mama Liza ati nibyo, ariko nyine atararangiza kuvuga Liza amuca mu ijambo atari ariko iki? Hari ikindi kintu warenzaho se? Ni gute wakora ibintu ngibyo kuko umuntu nkawe mama, ko wabyaye kuko ufite abahungu babiri n'abakobwa babiri, wakishimira kumva hari umuntu uri kubacuruza koko ku bagore kandi babyaye banarwaye sida? Ubwo si uri umubyeyi nyabaki kuko ushimishwa no gukorera amafaranga atitaye ku buzima bw'abandi koko mama? GAEL niba mwanduza koko sida uzishima. Niba utagira n'umutima wa kimuntu koko nta nubwo wagira impuhwe nk'umuntu w'umubyeyi, ese ubundi ubwo niba uri gushakira abagore mu ngana n'abasore
weho nibwo iti waba utabishakira mama, ubwo ntabwo ujya uca inyuma papa. Mama Liza ati Liza, vuga amagambo ugira aho ugarukira. Ubwo Liza asubiza mama we ati mama, nawe jya ugira ibyo ukora ugire naho ugarukira, hazaramuka yagize ikintu kiba kuri GAEL uzabyishyura mama. Liza ahita agenda. Ubwo nta kindi cyabaye kuri mama Liza, isi yamwikaragiyeho imufungiraho amaferi. Tugarutse kandi ubwo kuri GAEL, aba yicaye hanze ku ibaraza, nuko maze mama GAEL akahita asohoka nuko ati GAEL, nanjye rega naraye mu mujyi nk'abandi bose, ese nuko nguko haba hasa ku manywa? GAEL ati nese urabona bitandukaniye he no mu cyaro mama? Mama GAEL ati ntaho, ariko nyine nabonye ijoro ry'inanga rimeze nk'amanywa da, wagira ngo ntabwo bujya bwira. Ese teta ari hehe? GAEL ati teta agiye ku muhanda gato yaraje. Ubwo mama GAEL ati Imana ishimwe, nshaka kuganira nawe rwose atarimo kutwumva. GAEL ati mbere yuko ugira icyo umbwira ariko mama, ndagira ngo nkubwire yuko ugomba gusubira mu cyaro. Mama GAEL ati kubera iki se kandi ushaka kunjyana mu cyaro? Urabona ngiye naba nageze mu mujyi nkasubira mu cyaro, reka rwose baranakubeshye. Ubwo GAEL abaza mama ati mama, nese inzu yacu na wa murima twahingaga bizagenda gute? Mama GAEL ati bazabyitwarire rwose, ngiye ntabwo nyiri wo mu cyaro, si nyiri wa wundi wo kujya guhinga, kuko rwose ngiye namaze kugera mu mujyi. Ejo bundi kandi nzaba ndimo kugenda rwose mu modoka nziza umukazana wanjye azaba yanguriye. GAEL ati umukazana wawe se kandi wuhe? Ubwo mama GAEL ati ndimo ndavuga Liza. GAEL aramusubiza ati wirota ukanuye mama koko, gusa nyine ugomba gusubira mu cyaro kubera yuko nyine urabona nta kazi mfite, kandi rwose n'inzu ni ntoya cyane. Mama GAEL ati bwira teta bari usubira aho yabaga. GAEL ati oya ntabwo yasubirayo rwose, ahubwo wowe uzasubira mu cyaro. Mama we ati ntabyo ngiye nshaka rwose GAEL, ubundi ni gute ugira ikibazo kandi Liza afite amafaranga menshi, wakabaye uhita uyamwaka kandi yanayaguha rwose, ubundi ubona teta kuko azakumarira iki uretse kukongerera ibibazo mu bindi wifitiye? Ese ntabwo ubona yuko Liza ari umukobwa mwiza koko, wanagufasha akakugeza ku bukire koko bwa vuba? Niko GAEL, muri iyi minsi urukundo nta kintu rukivuze rega, ahubwo amafaranga niyo byose. Ubwo GAEL ati mama, ibyo ngibyo rwose ushyira imbere, ngiye ntabwo ari byo nshaka. Ako kanya telefone ya GAEL irasona maze abona ni mama Liza, ahita yivugisha ati ariko se kuko nk'uyu nguyu yarambaza iki? Ubwo GAEL wari urakaye aritaba ati ni iki? Meze neza, ushaka yuko tuvugana ibiki se? Okay ndaje nta kibazo mu minota mikeya. Mama GAEL ahita amubaza ati ugiye hehe? GAEL ati hari umuntu nyine tugiye guhura, ahari nyine wenda wabona ashaka kungabanyiriza ibibazo nta wamenya. Ubwo teta ahitaza akamubwira ati nyine teta hari ahantu ngiye, ndaza kugaruka mu kanya ntabwo ndatinda. GAEL ahita agenda. Mama GAEL ubwo ari usigaranye na teta ahita abwira teta ati teka nirire muko. Teta aramusubiza ati nibyo rwose ngiye gukora, ntubona yuko mvuye guhaha se? Ubwo mama GAEL ati nganyine gira vuba, ubundi kandi uhita unjyana kwa Liza nshaka kumubona. Teta aramusubiza ati ntabwo ari ngombwa ariko kujyayo. Mama GAEL aramubaza ati wese urinde wo kuvuga gutyo ngo ntabwo ari ngombwa yuko njyayo, nshaka kujyayo kandi ugomba kuhanjyana. Teta ati urabanza nyine ubibwire GAEL. Mama GAEL ati uyu mukobwa asigatumwara, urumva ushaka gutongana nanjye aya masaha? Teka vuba ubundi unjyane, kandi sinongere gusubiramo rwose ibyo ndi kukubwira. Nahanga kandi bihera musuzugura, niho wabonye umuntu uvugisha nyirabuko uko yishakiye. Umuhungu wanjye GAEL wamugize ikigoryi ntabwo abasha gukora amahitamo neza, ariko nanjye urumva yuko wanyobora gutyo gusa uko wishakiye, barakubeshye. Ubundi wazibwirije koko ukava mu buzima bw'umwana wanjye. Teta aramusubiza ati rwose wihangane ntabwo byakunda mama. Mama GAEL ati sindi nyoko, ujye uvuga ibyo ushaka byose ariko ntukanyite nyoko, utazantera umwaku nanjye ngapfa nishyize mu kagozi nka nyoko. Nyagasa nubwo Teta ati ese dupfa iki ubundi? Mama GAEL ati dupfa yuko wanze kureka umuhungu wanjye ngo yikundanire n'umukobwa w'umukire umukwiriye. Wowe se ubwo uzamugeza kuki uretse gusa kurya na duke yavunikiye? Wamuretse akikundanira n'umukire, wenda nyine nawe ukajya gushaka undi musore w'umukire mukundana. Ubwo Teta abaza mama wa GAEL ati ahubwo se wagumana GAEL hanyuma tukazakira turi kumwe? Mama GAEL ati ntabwo rwose umuhungu wanjye yakira muri kumwe, kuko mbona umuryango wanyu wose ari abateramwako.
nyoko bamuteye inda maze baramuta, maze arangije abyara ibikobwa bibiri. Umwe mu bo yabyaye birangira amwihakanye bituma nyoko yiyahura. Ubwo se urambwira ngo mudatera umwaka uko kurumva ari hehe? Teta aramubwira ati ibyo ntabwo ari twe twashimye yuko biba. Mama Gael ati nese ubundi waretse umuhungu wanjye kuko Teta? Teta ati ntabwo erega byashoboka, kandi rwose numvugisha amagambo menshi mama. Mama Gael ati ninjye urimo gusubiza gutyo? Teta ati unyihanganire, niwe rwose ubu nteye umutima mubi. Mama Gael ati wavuze yuko uhorana se? Gira vuba se nyine uteke ibyo uteka, nkeneye kwigendera nkajya kureba Liza kandi sinongere gusubiramo. Ubwo nta kindi Teta disi yakoze, yahise atangira guteka vuba vuba. Ubwo tugarutse kuri mama Liza, aba yicaye ku irembo mu rugo, nuko maze Gael akaza nawe akahita yicara. Mama Liza akamubaza ati nta no gusuhuza Gael? Ubwo Gael aramubwira ati mbwira ibyo umbwira nigendere, n'ubundi kuba nagusuhuza ntabwo byakugira umuntu mwiza. Mama Liza ati ese ubona koko ndi umuntu mubi? Ubwo Gael aramusubiza ati rwose na Satani yagutangira ubuhamya rwose ko umurusha kuba mubi. Niba na Satani yarimenyekanishije abantu bose baramumenya, ku isi hose bazi ububi bwe, ariko we rwose uriyoberanya nicyo kibazo cyawe. Uri ikirura kiyambika uruhu rw'intama. Ubwo Mama Liza ati ntabwo ndi umuntu mubi Gael, kubera ko ngiye nta muntu nigeze ngirira nabi, ahubwo ni amafaranga bitera, ariko rwose mu by'ukuri ntabwo nifuza kukubona uri mu kibazo nk'iki ngiki. Gael ati ngaho ishime rero, niwe wabinzanyemo. None uriya mugore ntatinya no kuza kundeba mu rugo rwose mu ijoro, yirengagije yuko mfite umukunzi. Ubundi wamubwiye yuko ntabishaka koko? Ubwo Mama Liza ati nakubeshye rwose ngiye naragerageje ariko yaranze, ngo niwe hashaka wenyine. Aho bigeze rwose nanjye sigaye ntera ubwoba, niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo nyine turebe uburyo twakemura ikibazo. Gael aramubaza ati ushaka gukemura ibibazo se koko cyangwa hari ikindi kintu ugamije? Mama Liza ati ngiye nshaka rwose gukemura ikibazo Gael. Waje hano rwose ubona twese turi abantu beza, nuko maze nyumubona ibikwereka yuko tutari abantu beza, ariko ndifuza kongera kukwereka yuko rwose uko wambonye ku munsi wa mbere ariko n'ubundi ndi. Ikibazo gihari rero, uriya mugore aragushaka kandi cyane, ikindi kandi nawe nagushaka kuba waca inyuma Teta. None rero mbwira urumva koko nakora iki? Gael ati nyine shyira uriya mugore kure cyane yanjye, kubera ko n'ubundi rwose yatangiye kurengera. Mama Liza ati tumwice se? Nyagasani Gael ati ngo iki? Reka ngiye sinakica umuntu pe, shaka nyine ikindi gisubizo, ariko nyine kumwica bitarimo. Mama Liza atoke, reka tumukange nta kibazo, hanyuma nyine bibe nko kumuha agasopo. Igitekerezo rero mfite ngiye ndumva waza kujyayo, maze ukanga kugira ikintu ukora, hanyuma yakisaza ukahita umutera nk'icyuma nyine mu kuboko, maze ukamubwira ko nakomeza kukwirukankaho uzamwica. Ndabizi uriya mugore agira ubwoba bwinshi, nubikora gutyo arahita rwose agutinya. Nyagasani ubwo Gael ati ibyo bintu si ubwo birakora, gutera umuntu icyuma? Mama Liza ati nyine urabikora gakeya ntukabye, ni ukumukanga gusa ntabwo nyine ari ukumwica. Ubwo Gael ati nese urabizi neza yuko aragira ubwoba agahita atuza koko burundu? Mama Liza ati cyane rwose, ariko nyine nawe ubikore nyine warakaye, ku buryo arabona yuko rwose ibintu byahinduye isura, ndetse kandi nanakubwira n'ibindi bintu nakoresha umutera ubwoba. Gael atoke nta kibazo ndaza kugerageza. Mama Liza ati nyine wirinde uriya mugore arwaye sida. Nyagasani Gael ati ngo iki? Utabeshya arwaye sida? Mama Liza ati yego rwose ni nayo mpamvu itumye rwose nkubwira ibi ngibi, nuko natekereje rwose nkumva uramutse uyanduye naba ndi umuntu mubi pe. Gael ati yibaba we ko yansomye? Mama Liza ati wigira ubwoba nta birenze, ntabwo nyine wahita uyandura, ahubwo we genda nyine witegura ubundi rwose mu kanya nyuma ya saa sita uze kuza kujyayo, kandi nyine ubikore neza biraza gukunda. Gael ati nta kibazo, ati turaza gusubira nyine umbwire uko byagenze. Mama Liza ahita agenda. Ubwo kanya Mama Liza amaze kugenda, Liza ahita aza maze ati Gael mumeze gute? Gael aramubaza ati ngufashe iki? Liza ati se waretse kwitwara gutya koko? Gael ati nese uragira ngo nitware gute? Ngusekere, nguhobere cyangwa se ngushimire, ushaka iki? Nkubwire se ngo warakoze ku byo yadukoreye,
uri inshuti nziza cyangwa ahubwo wagira inshuti yagira nkawe? Ubwo Liza ati nyine ibyabaye ntabwo ngiye nabishakaga rwose Gaye. Gaye aramubaza ati ninde se wabishakaga? Hari uwo mwafatanyije guhimba ibinyoma? Ariko uranarenze koko wa mukobwa we niko ufata abantu bane bose ukabahindurije bigakunda? Teta ukamubeshya bikemera, nanjye ukambeshya bigakunda, Tona nawe uramubeshya birakunda. Vicky we rwose reka sinakubwira waramubeshya uramucurukura. Twese uratwifashisha kuko uradukoresha kugira ngo nyine ugere ku cyo ushaka nta soni. Hanyuma se Gael na Teta wabashije kubatandukanya birakunda? Ubwo Liza ati Gaye basi nyine mbabarira kuko nayandi mahitamo rwose ngiye nari mfite uretse kubigenza kuriya. Gael ati ngo nayandi mahitamo wari ufite uretse guhemuka gusa? Ubwo suri umuntu nyabaki? Ubwo Liza ati rega byose ni wowe ubitera, ni wowe utanyitaho. Iyo ubunyitaho simba narakoze biriya byose rega. Gael ati mwitaho se mu buhe buryo? Liza ati nyine nkuko wita kuri Teta, njyewe sinakwitayeho kuva wagera hano nkagufasha kugira ibyo ugeraho byose. Ibyo ngibyo kutabyitayeho ahubwo ukomeza kwita kuri Teta gusa, Teta utaragize n'ikintu akumarira mu buzima, ariko njye ukanyirengagiza naraguhinduriye ubuzima. Kuki wagira ngo nta maso mugira kuko abasore? Gael ati amaso ndayafite rwose reka nkubwize ukuri, ariko nyine ayo maso yanjye mfite abona Teta wenyine. Iyo bigeze ku bandi bantu ntago barimo kureba neza, ubanza mita ndwara y'amaso bita myopia. Ubwo Liza ati nyine Gael ndagukunda. Gael ati urakoze. Liza ati nganyumvira noneho pe, ubwo se kuko umbwiye iki? Ndakubwira yuko ngukunda ukansubiza ngo urakoze? Mani wajya ureka gutesha umuntu agaciro kuko bigeze aho ngaho. Gael ati ariko sinjye uzaguha agaciro utakiyesheje Liza. Ikindi kandi rwose ngiye mfite umutima umwe, nawe utangiye rimwe ku buryo nta gace na gato rwose ngiye kasigaye natanga ahandi. Usibye yuko weho nta n'umwanya ukwiriye mu buzima bwanjye kubera yuko uriyoberanya wa mukobwa we. Gael ubwo agiye kugenda Liza ahita amubwira ati none se kugiye? Gael ati hari ikindi kintu wifuza kumbwira se? Liza ati nyine nshaka kuba nagufasha ku bijyanye n'uriya mugore urimo kukubangamira. Gael ati ntago ari ngombwa, nabyifasha rwose ntugire ikibazo. Nyagasani ubwo Gael yahise yigendera maze ubwo Liza asigara aho ngaho ababaye cyane. Umukobwa ahita agenda aricara umwanya munini rwose agenda kamwishe, ari nako kandi amasaha nayo akomeza gucaho. Ubwo Liza akiri aho ngaho agenda kamwishe, yagiye kubona Teta azanye mama wa Gael aho ngaho, maze ubwo mama Gael akibona Liza ati yo umukazana wanjye nje kugusura. Liza ati ni karibu rwose nimwicare. Mbaye se iki cyo kunywa? Teta ati si ngombwa. Mama Gael ahita abwira Teta ati ntago ari we bari babajije. Liza ati se ubundi Teta watashye ugasubirayo ukareka mama Gael tukiganirira ko ndaza kumuzana n'ubundi mu modoka? Teta ati ntago namusiga rwose ndataha mujyanye. Mama Gael ati urwo subwa no urukundo mfitiye, nushaka ugenderega n'ubundi kundindira kwawe nta kintu bimaze. Ubwo Teta ati se ubundi wajya ugabanya kumbwira nabi kuko mama Gael. Mama Gael ati nibyo bigukwiriye, iyo urebye ubona ubundi hari ikiza kigukwiriye wowe. Na nyoko yababajwe na Tona ahitamo kwiyahura yirengagije yuko wowe uhari. Ubwo Teta ati ariko ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa yuko ubivuga, jya uvuga ikintu mu gihe cyacyo. Mama Gael ati ushatse kuvuga ko ngiye nta bwenge ngira wa mukobwa we? Ngo nta bwenge ngiye ngira? Ngo nubwo mfite ntabwo bukora neza? Ngo mvuga ikintu mu gihe kitari icyacyo? Nyine ngo ndi umusazi? Ubwo Teta aramusubiza ati ibyo ngibyo ariko ntabwo mbivuze mukecuru. Nyagasani Mama Gael ati unyise umukecuru? Ngo iminkanyari yarandenze? Ubwo Teta ati ariko si ibintu byose ko bifite y'ikibazo uragira ngo mbigenze gute? Mwita mama ukanuka, navuga ngo mukecuru ukambwira ngo nkubonyeho iminkanyari ubugira ngo kuko mvuge ngo iki? Mama Gael ati jya ufunga umunwa nyine. Ubwo Liza ahita abwira Teta ngiye rwose ndi nkawe nakigendera. Teta ati ntabyo ubonye rero singenda. Liza ati bireke noneho rata Mama Gael, hari utuntu nshaka gutunganya, reka ngende ntabwo ndatinda, ndamara iminota 30 yonyine. Mama Gael atugiye hese mwana wa? Ubwo Liza ati ni umuntu ngiye kureba ndahita ngaruka, unegereze ntabwo ndatinda. Mama Gael ati nta kibazo rwose ariko ntutinde. Liza ati oya rwose ndabanguka.
Mama Gael ahita abwira Teta ariko se kuko wa mwana we wiyemeje kunyihomaho watashye ukandeka. Teta ati aba hano se nibaza uravuga iki? Uravuga yuko wahageze gute? Mama Gael ati kandi koko uzi ko ubwenge butari gukora neza sha, nkumbuye kwinywera urwagwa. Ese ubundi nangana hano bacuruza inzoga we ngo njyaneyo? Teta aramubaza ati urajyana iki se ko nta mafaranga dufite? Mama Gael ati inzoga sigura ngahe? Sigura 200 gusa. Teta aramusubiza ati ibyo nibyo mu cyaro, inanga y'i Kigali ni ahantu wakura izo nzoga zawe rwose ushaka za 200. Mama Gael atavuga yuko uri umukene, ariko riza nambere umukazana nzanywa inzoga rwose uko nshaka kuko amafaranga arayafite. Erega ubundi riza niwe mpamvu yatumye rwose mbyara Gael. Teta ati erega uzankunda wabishaka utabishaka, hari igihe uzabona ko ari ngiye rwose mukobwa wari ubereye umuhungu wawe. Ese nta kintu ushaka kunywa ngo nkuzanire? Kuko erega hano ni mu rugo ndisanga. Mama Gael ati genda nyine unzanire icyo ubona hafi. Ubwo nta kindi cyabaye Teta yagiye kumuzanira icyo kunywa, maze mu kugenda akomeza kumva amajwi mu cyumba. Ubwo Teta akomeza kugenda asanga aho ayo majwi arimo kuvugira. Mama Gael nawe asigara aho ngaho mu ntebe yicaye ategereje. Ubwo tugarutse kuri Gael, yageze hamwe Chantal aba, maze arinjira asanga ahagaze hanze ku irembo. Nuko Chantal ati nari ngutegereje rwose Gael, wambwiye yuko ugiye kuza numva ndishimye rwose, nanaguteguriye ibyo kurya byiza. Bahise binjira mu nzu maze ubwo baricara. Gael aterega ntago ari ngombwa kubera ko nje gukora akazi, ntabwo nje kurya. Ubwo Chantal aterega no kurya ni ngombwa kugira ngo ugire imbaraga, ariko ntacyo nyine ubwo utabishaka. Ubwo ahita amubaza ati nese Gael uramara amasaha angahe? Gael ati biraterwa. Chantal ati nukuri nyine ni byiza yuko wafashe umwanzuro nyine ugahitamo kuza, kuko rwose wari wambabaje cyane Gael. Uzi ukuntu ushamaze iminsi numva nifuza kukubona njye nawe turi twembi twenyine. Gael nukuri nyine ujye unyumva, mba nabuze rwose uko ngira bitewe n'ukuntu uri umusore mwiza. Ubwo Gael aterega nawe ufite umuhungu, bajye bamujyana muri ibi ngibi rwose nawe bawanzanyemo. Chantal ati oya se kandi umuhungu wanjye abahuze cyane, ntago rwose yabona umwanya wo kujya muri bino. Nyagasani ubwo Gael aterega nanjye se uko mba nabuze icyo nkora, ahubwo nuguhatiriza nyine kwawe no kuba nakeneye kubura nyine abo nkunda. Gusa ariko ibi ngibi rwose mbyifurije umuhungu wawe, nawe rwose azabyisangemo. Nyagasani ubwo Chantal ati umuhungu wanjye se wabaye umuretsera niba nta kibazo? Ubwo Gael ahita amubaza ati wese baramutse bamwanduje sida ntabwo byakunda? Ubwo Chantal acyumva ibintu bya sida ahita yikanga cyane ati ibyo se kandi bivuze ubishingiye kuki? Gael aramusubiza ati wishimira kwanduza abandi, rero rwose uwo muhungu wawe nawe baramutse bayimwanduje rwose byamubera. Chantal ati ibyo ngibyo babikuye hehe Gael? Ntumbwire ko ari mama nizo wabikubwiye kugira ngo wange akazi Gael. Yakubeshye rwose njye ndi muzima, nta kibazo rwose na kimwe ngiye mfite, ahubwo nyine ibyo ngibyo reka tunabireke ukora ibikuzanye. Ubwo Gael aramubwira ati ngiye mu by'ukuri narinzanywe no kuba nakubwira ko narambiwe iterabwoba ryawe, nta kazi kawe rwose ngiye nkora, kandi nugerageza kugira ikintu kibukorera mama cyangwa se Teta nanjye sindakubabarira wa mugore we. Ibyo ukora byose ndabishyira hanze, ubucuruzi butemewe ukora, ndetse nkiri hanze n'amakuru y'ukuntu wicishije umuntu kubera ko yari agiye kugushyira hanze. Ikindi kandi nzabwira umwana wawe Response ibyo wamubeshye byose. Ntutekereze ko ibyawe byose ngiye ntabizi di, ndabizi neza kandi cyane. Ikindi kandi kinarenze ibyo ngibyo byose, ndanabizi ko hari umugore wafashije maze mukica umwana aribwo yari akivuka. Nyagasani Chantal atirekeraho ngo numvise, ndumva waje babwiwe ibyanjye byose, ngareka duhangane nta kibazo. Gusa icyo nakubwira cyo wa musore we mutoya nuko witeje ibibazo rwose kubera yuko ntago urava hano uri muzima, nutanyica ngenda kwica. Nyagasani ubwo Gael ahise amubwira ati cyane rwose ngenda kwica. Umusore yahise akura icyuma ahantu yari yagihishe, nuko maze akamubwira ati ngenda kwica nutandeka ngo urekere rwose no kungendaho. Ubwo Chantal nta kindi kintu yakoze, yahise amufata maze bagwa hasi bakomeza kurwana. Gael aramubaza ati ntabwo ushobora kundekura wa mugore we ngo ibi ngibi birangire? Chantal ati keretse niba uzi yuko uzafunga uwo munwa wawe maze nanjye nkakurekura. Gael aterega ngiye kuvuga ibyawe nta kintu bimariye,
nawe ujye kure yanjye n'abanjye maze ubundi bino birangire mu mahoro. Ubwo GAEL nta kindi kintu yakoze, yarahagurutse maze aragenda akigera ku muryango yumva wa mugore Chantal asakuje cyane avugije induru. Ubwo umusore mu guhindukira ngo arebe ikintu umugore abaye asanganiriza umuteye icyuma mu nda. GAEL ahita yikanga ubwoba buramwica nyagasani. Ubwo tugarutse kuri TETA kandi wari uri kwamamariza, ubwo umukobwa mu kujya gushakira icyo kunywa mama wa GAEL, umukobwa yakomeje kumva amajwi adasanzwe ari kuvugira mu cyumba cyamamariza na papariza, maze ubwo TETA agenda yakurikiye. Mu gufungura atungurwa no kubona mamariza ndetse n'umukozi ishyaka baryamanye hasi hejuru pikupoko, maze umukobwa ahita asakuza cyane maze bose barikanga nyagasani. Ubuse mwuka byaramwe ino nkuru izavugwa hehe imusozi ko ibyamamariza n'umukozi w'ishyaka bigiye hanze kuko TETA bimenye. Hanyuma se kandi riza uteye icyuma umugore w'abandi Chantal ntagiye gushyira GAEL mu bibazo? Udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru aho tuza kumenya ibigiye gukurikira. Njye mukomeje kubana kuri mikoro kandi nitwa Samu. Niba uri mushya cyangwa se ubwa mbere wumvise ino nkuru, kana kuri subscribe n'akazogera kazaho ngo ku ruhande kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira ndetse n'izindi nkuru tubagezeho umunsi ku munsi zibanda ku rukundo. My name is Samu and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you.